ariko iyo ukuri kuhageze ikinyoma kiranyanyagira. Hari ibinyoma hano bigiye kunyanyagira, ibinyoma bigiye kunyanyagira, ibinyoma bigiye kugira gute kunyanyagira. Bitazagutera ikibazo. Nizere kuko wari wishimye breakinga ya nkuru, nizere ko inkuru nawe tugiye ku breakinga itazagutera ikibazo. Buriya reka mbabwira, Imana igirwanirira umuntu yiryamiye. Sabe nawe hari ukuntu Imana irimo iramurwanirira yiryamiye, yamugiriye mu ntabirire iramujonjorera yiryamiye ababaye, Imana irimo imukiza igenda imukiza. Njye mwaravuze ngo Sabe ngo yaranyishyuye. Ubu koko murareba mukareba ikigero cy'isimba ari cyo kwishyura kuri Nyako TV. Kweli hari ahandi hantu Sabe yanyuze ubwo butumwa, none se yanyishyura kuko nzi kuvuga cyane. Ubu se nzi kuvuga kuruta ba Jihadi, nzi kuvuga kuruta ba DJ Buriane, nzi kuvuga kuruta ba Chita. Ntago ariho ngiye mbikora ku bw'ishyaka, ntago muzabeshyera umuntu mbire. Sabe nimba hari byamubayeho, ariko ntago mwakamutaramanye. Abantu yagaburiye, abantu yagiriye neza, wowe karara nta n'umuntu wari kuzakumenya, nta nubwo channel yawe ari buzazamuke, ariko ufashe izina rya Sabe. Mama Mia Sinyarita. Rero mwebwe nimukore sabu, ariko ubwo Sabe niwe washenye urugo mbere. Hari abantu bagiye basenya ingo z'abandi, hari abantu bagiye bahirika ingo, batuma abagabo bagurisha amazu, batuma amazu bamaje kuyaheregeta, ibintu biragenda birakomera. Ahubwo noneho sho irabaye, noneho nibwo inkuru igiye kuba shosho. Murabizi iyo natangiye kuza ngiye nkagenda mu kintu. Hari inkuru imaze igihe iri trend hano mu Rwanda ya Sabe, bavuga Sabe uri umunyabyaha, ariko nitandukanije nabo. Ntago Sabe ari umunyabyaha utarasambanya azamutera ibuye, uwo batirukankanye bamufatanye message, uwo batafatanye message hari ibyo bamufatanye. Niyo mpamvu rero ngewe hari abasenye ingo z'abandi, hari abatandukanije abandi, ntago ari Sabe byose wabikoze. Nje gushyiraho gasopo ku muntu wese uvuga Sabe nabi, ngo mwiteranyije amagurupe, mwikora amatsinda, ngo murakomeye, ngo ntawe ujya bavuga, ngo n'uwavuzeho ngo muramuteranira, ngo mugira gute. Ibyo bintu mbanze mbitangarizeho umucyo. Nta muntu Sabe yariye iwe, nta muntu Sabe yibye. Uwo yatwariye umugore n'aba bari buza avuge, uwo yibye n'aba bari buza avuge, uwo yasambanyirije umugore n'aba bari buza avuge, ariko abandi bose ibyo muri kuvuga ni zeru. Buriane nzi kuvuga kuruta ba Chita, ntago ariho ngiye mbikora ku bw'ishyaka, ntago muzabeshyera umuntu mbire. Sabe nimba hari byamubayeho, ariko ntago mwakamutaramanye. Abantu yagaburiye, abantu yagiriye neza, wowe karara nta n'umuntu wari kuzakumenya, nta nubwo channel yawe ari buzazamuke, ariko ufashe izina rya Sabe. Mama Mia Sinyarita. Rero mwebwe nimukore sabu, ariko ubwo Sabe niwe washenye urugo mbere. Hari abantu bagiye basenya ingo z'abandi, hari abantu bagiye bahirika ingo, batuma abagabo bagurisha amazu, batuma amazu bamaje kuyaheregeta, ibintu biragenda birakomera. Ahubwo noneho sho irabaye, noneho nibwo inkuru igiye kuba shosho. Murabizi iyo natangiye kuza ngiye nkagenda mu kintu. Hari inkuru imaze igihe iri trend hano mu Rwanda ya Sabe, bavuga Sabe uri umunyabyaha, ariko nitandukanije nabo. Ntago Sabe ari umunyabyaha utarasambanya azamutera ibuye, uwo batirukankanye bamufatanye message, uwo batafatanye message hari ibyo bamufatanye. Niyo mpamvu rero ngewe hari abasenye ingo z'abandi, hari abatandukanije abandi, ntago ari Sabe byose wabikoze. Nje gushyiraho gasopo ku muntu wese uvuga Sabe nabi,
ngo mwiteranyije amagurupe mwikora amatsinda ngo murakomeye ngo ntawe ujya bavuga ngo n'ubavuzeho ngo muramuteranira ngo mugira gute. ibyo bintu mbanze mbitangarizeho umucyo. nta muntu Sabe yariye iwe, nta muntu Sabe yibye. uwo yatwariye umugore n'aba bari buze avuge, uwo yibye n'aba bari buze avuge, uwo yasambanyirije umugore n'aba bari buze avuge, ariko abandi bose ibyo muri kuvuga ni zeru. cyitwa Karara TV show. uyu Karara rero nagira ngo mwihera update ntoya. ibyo nawe uba makuru narangije kuyagwaho. nizere ko inkoni iyo ikubise mu cyeba uyirenze urugo, ariko iyawe ntiwayirengeje urugo warayibitse. niyo mpamvu rero Karara hari ibyawe ejo mbarikira abantu mukande subscribe. nizere ko uko wanitse Sabe, nizere ko nawe uko ugiye kwanikwa bitazagutera ikibazo. nizere ko uko wari wishimiye uburekinga ya nkuru, nizere ko inkuru nawe tugiye kuburekinga itazagutera ikibazo. buriya reka mbabwira, Imana ijya irwanirira umuntu yiryamiye. Sabe nawe hari ukuntu Imana irimo iramurwanirira yiryamiye, yamugiriye mu ntabire irimo iramujonjorera yiryamiye ababaye. Imana irimo imukiza, igenda imukiza. njyewe mwaravuze ngo Sabe ngo yaranyishyuye. ubu koko murareba mukareba ikigero cy'isimba ari cyo kwishyura kuri Nyako TV kweli? hari ahandi hantu Sabe yanyuze ubwo butumwa? none se yanyishyura kuko nzi kuvuga cyane? ubu se nzi kuvuga kuruta ba Jihadi, nzi kuvuga kuruta ba DJ Buriane, nzi kuvuga kuruta ba Chita. ntago ariho ngewe mbikora ku bw'ishyaka, ntago muzabeshyera umuntu mbire. Sabe nimba hari byamubayeho, ariko ntago mwakamutaramanye. abantu yagaburiye, abantu yagiriye neza. wowe Karara nta n'umuntu wari kuzakumenya, nta nubwo cano yawe ari buzazamuke, ariko ufashe izina rya Sabe. mama mia sinyarita. rero mwebwe nimukore sabu, ariko ubwo Sabe niba washenye urugo mbere. hari abantu bagiye basenya ingo z'abandi, hari abantu bagiye bahirika ingo, batuma abagabo bagurisha amazu, batuma amazu bamaje kuyaheregeta, ibintu biragenda birakomera. ahubwo noneho sho irabaye, noneho nibwo inkuru igiye kuba sho. murabizi iyo natangiye kuza ngiye nkagenda mu kintu, hari ukuntu umuntu aba ari gusenga maze Imana ikaza ishaka kwitabarira Sabe. ariko ubu Sabe niyo twahinduye igicibwa. nizere ko Karara unyumve, inkuru igiye kujya hanze itari bugutere depresiyo. nizere ko inkuru igiye kujya hanze itari butuma ugira ihungabana. nizere ko inkuru igiye kujya hanze itari butuma urwara inzoka, itari butuma urwara amacinya, itari butume wirukankira muri RIB. inkuru iranzibaye. nizere ko kuko ari umuhanzi waririmbye aravuga ngo mbese ko mbona mwese mwihebye, imitima yanyu yishwe n'agahinda, mbese n'ubwoba bw'urupfu cyangwa iminsi yababereye ingume, isezerano rya kera rizasohora kuko Imana ntibesha na rimwe. Karara we wirirwa ku kiriyo cy'abandi, nawe icyawe kizitabirwa. ubwo rero nizere ko ubwo icyawe nawe kigiye kwitabira. rero bakunze bukuri Nyako TV n'Umuvugizi TV, aha turi muri studio z'Umuvugizi TV. ni abantu mugiye kujya mukurikira mu buzima bwa buri munsi, babagezaho inkuru n'ibiganiro, aho Bobo azajya baba ari kubasangiza. Bobo mwari mumenyereye ku bitangazamakuru n'amakuru acukumbuye ya hato na hato kandi yizeye. rero aya makuru akimara kutugeraho, bise mvuga ni ntago naranabwiye abakunzi ba Sabe wazampamagara ku isimbi, utazampamagara ntago ibi ndi kubikora ari ikintu nkukeneyeho. ndi kubikora ku bw'ishyaka ryo kubona isi yose kwikorera, bakagufata abantu wazamuye washyigikiye
bavandimwe isahani waririyeho ujye wirinda kuyimena, jya uteganya ko hari n'abandi bayikeneye kuba bagira ute bayiriraho. Kanshimire rero madamu wa Sabe ukomeje kunga umutware we amusiga amavuta amubwira uti Paul mugabo nkunda, Paul mugabo nashatse, bunyonyozi bwanjye, bebe wanjye twinshwi, nukuri ndagukunda ubihe byose. Ndagushimiye mubyeyi kandi ndagushimiye nawe Sabe uburyo cyukomeje kwituriza kwicecekera, Imana ikakurwanirira. Kamvuga ijambo rimwe, ikinyoma kinyura muri esanseri abantu bagakoma mu mashyi, ukuri kukajya kunyura kuri esikariye, ikinyoma kikaba cyazamutse muri esanseri kikajya kwicara ku ntebe. Ariko iyo ukuri kuhageze ikinyoma kiranyanyagira. Hari ibinyoma hano bigiye kunyanyagira, ibinyoma bigiye kunyanyagira, ibinyoma bigiye kugira gute kunyanyagira. Murabizi ndabakunda cyane, ni ukuri hari ibintu biza wabona ukuntu umwana w'Imana agiye kurenganurwa ukanezerwa. Nta nababwiye ko kidatinda, sinifuza ko kigera no muri iyi minota kuko ryari itangazo. Murakoze cyane, ibiganiro byo nakagaruka. Ciao ciao.